kuvuga Manzi biragoye ko numva binkomereye ariko Manzi yarangwaga n'ibyishimo byinshi. Manzi ntabwo yageza Manzi yakundaga guseka n'amafoto yiwe yose nta foto arifotoza abumza akanwa. Yakundaga guseka cyane kandi agakunda abantu bose, ntabwo yatoranyaga kandi yakundaga guteta kuri buri muntu wese. Manzi yakundaga abantu Manzi yari umwana mwiza bababaye cyane kubera yuko ari untanze 1996 umusaza wiwe yarapfuye. Icyo gihe kandi mererwa nabi ariko ngaruye ubwenge ndavuga ngo Imana yo mu ijuru nimbiza yumva yakagira umwana wanje uzongera kuntanga. Icyo cyizere nkomeza kukigira nkavuga ngo Imana irimo iranyumva. Bukeye wundi arapfa, Manzi abaye wa gatatu. Narinzi ngo none Imana iri iranyumva mu masengesho yanje ya buri gihe. Nabwiraga Imana ngo ndihagira umwana wanje uzantanga, ariko natakaje icyizere. Navuga ngo none Imana ntabwo izinyumva, ntabwo narinzi ko hari undi mwana wanje wakongera kuntanga. Manzi yazaga mu rugo kudusura bagafata igitabo cy'indirimbo yakunda ivuga ngo utaramire ndeze icyo umbwira. Atangira kuririmba akarira cyane. Manzi yigeze kubwira musaza azayumva ngo uyo musaza amafaranga ngo azayumva nezerewe ngo akishima musaza amafaranga ngo ngumva ibyishimo byinshi yuko ababyeyi banje bambwiye ikibazo. Ahubwo Manzi wamubwira ikibazo ari twebwe ari n'uwundi wese. Ejo bundi hari umumama wambwiye ngo yaratangaye na Manzi ngo yararwaye ngo Manzi aramuhamagara ngo aramubwira ngo ntabwo narinzi ko warwaye ngo ariko fata ibihumbi 10 ngo ugure fanta. Mwibazaho cyane. Manzi yakundaga abantu bose. Manzi yagiraga ihangane. Shimiye abantu bose mwageze hano, Imana ibaho umugisha. Ndi umusaza wa Manzi, ako ntabwo nari umusaza we gusa, ni n'inshuti ye cyane. Byarandenze kumva ko yitabye Imana, nabyumvaga nanjye ubwanjye, nta nubwo numvaga ko yananga. Namukundaga bitangaje, umuntu wese unzi nawe yaramuzi, ariko ubu niko byakagombye kugenda nyine, nta kindi nakongeraho. Icyo nasaba Imana nuko yamwakira akamuha iruko ridashira. Yego nyine ko biraza kandi mu by'ukuri umwana wa Bucura aba afite nk'uwundi mwihariko. Ishimiye mu Imana. Manzi uyu mwana wanje n'umwana wa gatandatu niwe wa Bucura. Yavukiye hariya mu karere ka Ngoma kuko mwabyumvise mu mwirondoro. Avuka ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 1999. Noneho hari umunsi umwe yambwiye ati
papa hari tuzatwumva yuko abantu b'imurenge mukunda inka cyane ati njewe nuza kunkosha uzatera umujugujugu hakurya tuzatwumva abantu baturutse muri ziriya nce baza babikora ati uzatera umujugujugu rwose ugenda iryo jambo ndari guhaye sinzapfa gushaka gutya gusa nzoshaka nashishoje ibyo byose abimbwiye mu by'ukuri ibyinshi twaraye tubivuze n'igihe cyose afite ikibazo ambwira yumva atese akampamagara ndi hariya ku kazi atumfashe dusengere kino kibazo rebe yuko Imana yagikemura akamfasha abe nubwo habari nagera hano kimuyobewe udukoryo tw'umwana wa bucura nareba ukuntu anigiragiraho nkumva ngatekereza muri nje ariko se uyu mwana koko nzamurambana arondoboye nkubira kubita maze gukubita simvuga byinshi birebire ndashimira abantu bose duturanye Muhanga ndashimira umuryango wacu mvukamwe w'abagunga abantu bose ari abanyakigali narimo gukingura nkabona kera bahageze umwanya bari bamenyeye amakuru umuryango wose wa hano mugari w'iwacu abaturanye b'Imuhanga abo twasanze hano yenda batanakomoka imurenge abo bose narababonye sinakwibagirwa gushima nanone ikibazo kikimara kuba inzego z'umutekano zaje umuryango wagiye kugenda kuhagera ariko kera inzego z'umutekano zajanye umurambo uko zabigenzaga mbona nazo zitubaye hafi Kristo uko
byose maze nindumirwa ngiye gupfa zagira ibyishimo mu bitavugwa zabona ihirwe zagira ibyishimo mu bitavugwa zabona ihirwe. Haleluya. Amen. Pasiteri Efraim adusengere hanyuma utuyobora imihango aza gukomereza. Mana yacu, Mana ikomeye, bihe byose tugomba kugushima kuko uri Imana iri hejuru ya byose. Ndibuka umubwiriza yaravuze ngo hari igihe cyo kubaho n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo gutera n'igihe cyo gusarura. Iyi mbuto rero y'umwana wacu wabonye ko yeze ushima kumusarura, ariko ibyiringiro byacu birakomeye. Nta kindi gishobora guhumuriza abantu bari hano atari ijambo ryawe, kandi urupfu ni ikintu kiremereye. Urupfu ni ikintu gihungabanya abantu benshi, ariko turagushimiye ko ijambo ryawe ni ihumure. Uyu mwanya abantu bari hano twese turashaka kumva ihumure ruturuka ku Mana. Ndagushimiye kuko hari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Uyu mwana wacu uryamye aha ngaha, ijambo ryawe riratubwira ngo tuzongera kumubona ari muzima. Niyo mpamvu rero agahinda kikagomba kuduherana, cyane cyane ko ijambo ryawe ritubwira ngo twebwe iwacu ni mu ijuru, aho niho dutegereje ko umukiza wacu azava. Gahunda tugiye kwinjiramo turayiguhaye uyiyobore, ariko kandi imitima yacu ikomeze guhumurizwa nawe. Turagushimiye. Hosana